Shuti muteze amatwi radiyo Urumuri rero ubu dukomeje ibiganiro byacu mureba kandi mwumva ni radiyo Urumuri tukaba tubateguriye ikiganiro kiri mu murongo w'ibyo radiyo Urumuri isanzwe itegura bijyanye n'ibyo abanyarwanda baba bakeneye kumva baba bakeneye kumenya. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye abatumirwa, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa ngira ngo basuhuze kandi banabibwire abaturebera ku mashusho. Hari umutumirwa uri hejuru wambaye amataratara cyangwa se amadarubindi nk'uko mubivuga bakuri bamwe. Reka aba rero duheraho tumuhe ijambo abasuhuze kandi atwibwire. Murakoze Bwana Simpunga, murakoze kumpa ijambo kugira ngo nsuhuze abatwumva. Nagira ngo mbanze mbasuhuze mwebwe mwadutumiye kuri iyi radiyo yanyu, nsuhuze n'uwo turi kumwe na dufatanyije ikiganiro, nsuhuze n'abandi bose batwumva kandi mbifuriza kugira ikiganiro cyiza. Murakoze cyane. Yitwa Ruhungira Leon, akaba ari umutumirwa wacu nyine uyu munsi. Reka duhe na mugenzi w'ijambo nawe abasuhuze kandi atwibwire. Murakoze rero kumpa ijambo. Nitwa Mpirwa Silvestre, nkabasuhuza abo turi kumwe, nkabasuhuza abanyarwanda bose n'abadukurikirana kuri uyu munsi. Tugiye kubona umwanya wo kuvuga ibyo dutekereza natwe ku bibera iwacu. Murakoze cyane Bwana Mpirwa Silvestre. Nabatumiye nk'abantu nzi yuko mutanga ibitekerezo ku byerekeranye n'uburenganzira bw'umuntu bwo gutanga ibitekerezo bye, byaba ari ibitekerezo bya politiki, byaba ari ibitekerezo by'iyobokamana, byaba ari ibitekerezo, mbese ibitekerezo umuntu biba biri ku mutima, ubwo burenganzira yuko mubuharanira. Uyu munsi rero nkaba nabatumiye cyane cyane kugira ngo tuganire ku byerekeranye n'ibitekerezo bya politiki, uburenganzira bwa buri wese bwo kugira ibyo avuga, igitekerezo yatanga ku byerekeranye na politiki, ntabizire, akabyubahirwa kandi ntabizire. Ibyo ni byo twita uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kubitangaza. Ndagira rero ngo tuganire ku byerekeranye n'ibyo muri iyi minsi abanyarwanda baganiriyeho cyane, byerekeranye n'umunsi n'itariki ya 14 Ukwakira, aho abanyarwanda barimo mwebwe mwavuze muti uwo munsi tuzawitirira Ingabire Day. Ingabire, mufite impamvu mwise uwo munsi Ingabire Day, mukabihuza n'iryo zina rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Murabitubwira impamvu mwamugeneye uwo munsi, mutubwire n'impamvu mwahise muri iyo tariki ya 14 Ukwakira, mutubwire ndetse n'impamvu akwiye gushyirwa imbere mu kwibukwa. Reka duhere kuri Ruhungira Leon. Bwana Ruhungira Leon, watubwira muri make impamvu mwahisemo umunsi wa tariki 14 Ukwakira kandi mukanawitirira Madame Victoire Ingabire Umuhoza, mwatubwira impamvu.
urakoze Bwana Simpunga, nibyo koko twashyizeho umunsi witwa Ingabire Day. Igitekerezo cyo kuwushyiraho cyavuye ku kuntu twabonaga ukuntu abanyarwanda bavugira abandi bahohoterwa bagafungwa cyangwa se bakicwa bagize abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, kuko ntabwo ari mu Rwanda gusa, hari n'abavugira abandi bari nangaha mu mahanga, ariko ubutegetsi bwo mu Rwanda bukabahohotera, bukabashimuta cyangwa se bukabicira mu mahanga. Twasanze rero ibyo bintu byo gucecekesha abo bantu bituma tubibagirwa, kandi abo bantu bafite ibitekerezo byo kugira ngo buri muntu wese atange ibitekerezo bye, bafite ibitekerezo byo kubaka igihugu. Turavuga tuti abo bantu ubwo ubutegetsi bwo mu Rwanda bubacecekesha bukabafunga, ni ukugira ngo tuzabibagirwe, ni ukugira ngo ibitekerezo byabo bizibagirane. Noneho dushyiraho uwo munsi kugira ngo abantu bajye babibuka, bibuke ko abo bantu bariho, kandi nabo bantu kuko tubarwanirire, bumve ko nubwo baturwaniriye ariko natwe aho bari tubarwanira tubatekereza, bazirikana. Bigatuma kandi n'urubyiruko rubyirutse, kuko rusanze abo bantu baribagiranye ntirwazamenya ibitekerezo byabo, kugira ngo n'urubyiruko rubyirutse ruzabyiruke rusange abo bantu tuvuga ibitekerezo byabo, ibyo bikaha ingufu abandi bantu bashaka bafite ibitekerezo byo gutekereza abandi, byo kuvugira abandi, kandi bigaha n'ingufu nabo n'urwo rubyiruko rwacu kugira ngo rubashe gutekereza, rubashe inzira n'urugero rwiza rw'abanyapolitiki, ari byo mu Kirundi bavuga ngo ni ugutanga akarorero, mbese abo bantu bababere akarorero. Umunsi wa Ingabire Day rero ni umunsi wo kwibuka imfungwa zose zizira ibitekerezo byazo. Muri abo bafite ibitekerezo byazo harimo abakora politike, harimo abanyamakuru nk'uko namwe muri abanyamakuru, harimo n'abandi bantu bafite ibitekerezo byiza byubaka. Abo bantu rero tuba tugira ngo abo bantu bo kubizira, kuko nta muntu wagombye kuzira ibitekerezo bye. Dushyiraho uwo munsi rero twifatishije undi munsi ubaho washyizweho na UNESCO witwa Mandela Day. Uwo munsi wa Mandela Day ukaba wibuka ku itariki ya 18 z'ukwa karindwi buri mwaka, donc ni umunsi w'ingarukamwaka. Uwo munsi rero bawitiriye Mandela kubera ko yarwanyije politiki y'irondakoko yo muri Afrique du Sud, noneho no kuri kurwanya iyo politiki mbi akayirwanya yimakaza amahoro. Yayirwanyije mu mahoro, ntabwo yayirwanyije ngo yica abantu, ntabwo yayirwanyije atanya abantu, yayirwanyije mu mahoro. Akaba ari cyo kintu bamuhereye igihembo, bamushyiriho uwo munsi. Natwe rero turavuga tuti Ingabire tumugereranya nka Mandela. Ingabire nawe yaturutse inahanga i Burayi atashye mu gihugu cye, ajyanye politiki y'amahoro, azanye amahoro, aje kuvugira abatagira kivugira, aje kwigisha abantu kubana. Agezeyo kubera ibyo byonyine bamushyize mu munyururu, baramufunga. Bamufunze rero ku itariki ya 10, bamufunze ku itariki ya 14 z'ukwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ingabire bamaze kumufunga ku mwaka w'ibihumbi 2010, bamaze kumufunga rero tubona yuko azibagirana, noneho dushyiraho uwo munsi kugira ngo yo gukomeza atazibagirana, kugira ngo abantu bakomeze bamumenye. Ubwo rero urumva ko kumugeranya na Mandela ari impamvu yatumye dushyiraho uwo munsi wo kumwibuka, wo ku itariki ya 14 z'ukwa 10. Ni umunsi yafungiweho, niho twashyizeho uwo munsi kugira ngo tujye tumwibuka. Victoire Ingabire, Victoire n'intwari, Victoire Ingabire, Victoire n'intwari, Victoire Ingabire, Victoire n'intwari, Victoire Ingabire, Victoire n'intwari. Watubereye intwari Ingabire, twirebera nk'abogeza umupira. Watubereye intwari Ingabire, twirebera nk'abogeza umupira. Binteye akabazo k'amatsiko, ngira ngo wenda na mugenzi wawe Bwana Mpirwa Sylvestre akunganireho.
ko kwibaza nti ni byiza rwose icyo gitekerezo mwagize birumvikana abantu bose bafite uburyo bibutsa amateka y'umuntu kugira ngo atazibagirana kandi ajya ahora abera urugero n'abandi. Ariko ikibazo kinjemo ni ukuvuga nti ko Madame Victoire Ingabire yafunzwe nyine iyo tariki 14 Ukwakira 2010, ariko mbere y'iyo tariki hari abandi banyapolitiki nabo bari barafunzwe bazira ibitekerezo byabo bya politiki, kandi nabo bavugaga ko baharanira inzira y'amahoro no kugeza abanyarwanda ku buzima bwiza binyuze mu nzira y'amahoro. Ese bo nabo tuzajya tubaha umunsi wabo cyangwa nk'abanyarwanda, cyangwa kuki mwahisemo Madame Victoire Ingabire Umuhoza umwihariko we n'uwuhe urushije abo bandi bamubanjirije? Ndibuka hano nk'abo bitwa Mushayidi Deo, abitwa ba Theoneste uzi yamaremare nawe. Theoneste we ngira ngo hari yafungiye mu bihe bimwe na Madame Victoire Ingabire Umuhoza, simbizi ntabwo narebye itariki yafungiweho neza. Icyo nzi nuko Mushayidi Deo numva yafunzwe mbere ya Madame Victoire Ingabire Umuhoza, kandi Madame Victoire Ingabire Umuhoza afungurwa asizemo uwo Mushayidi Deo wanakatiwe igifungo cya burundu. Hari n'abandi nabo nubwo bagiyemo nyuma ya Madame Victoire Ingabire Umuhoza nabo bafite ibitekerezo nk'ibyo, bashaka impinduka mu gihugu zaba nziza kuri munyarwanda wese, kandi izo mpinduka zigakorwa mu mahoro. Ese bo nabo tuzabashyiraho umunsi wabo kuki hahiswemo Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Mirwa Sylvestre? Urakoze Aloyizi kumpa ijambo. Mu by'ukuri ntunganyereho ibyo yavugaga ni uko Madame Ingabire Victoire afite umwihariko. Umutegarugori, yari afite umuryango hariya mu Buholandi, abana, aje umwana we mutoya yari akiri muto, yari yarayoboye ishyaka arizi ryitwa FDI ku buryo yari umuntu uzwi ukomeye. Noneho aravuga ati ibibera mu Rwanda sinakomeza kubiharanira ndi nahakure yabo mvugira, reka ngende ngeyo. Abanza rwose kunyura mu bihugu byinshi. Ndibuka ko hano mu Busuwisi yahageze aje kutubwira ati ndagiye, ati ngiye kuvugira abategera kivugirira. Umutegarugori rero muri iki gihe wiyemeje ibintu nk'ibyo uravuga uti ni intwari koko. Naho koko nk'uko bivuga abagize ibyo bintu bakabikora bakurikiranye uburenganzira bwa muntu ni benshi, barahari koko kandi babanje mbere. Icyo tuzi nuko yavuze ati ndagiye, ngiye no kwiyamamariza yewe kuyobora igihugu. Ndumva muri icyo gihe ari amatora yari agamije. Turamwibuka cyane ageze ku rwibutso, amagambo yahavugiye, ibitekerezo bye. Akenshi twanavuze yuko ariyo ntandaro yahabereye muri ibi byabaye mu Rwanda. Ati koko turibuka bapfuye jenoside y'abatutsi, n'ibyo atari ko hari n'abandi bapfuye. Aho rero ni ikintu mu Rwanda batakira kandi bakomeje kutakira neza, ariko ubona n'ubu ngubu ari umurongo yihaye wo kuvugira n'abandi rwose babonye batibukwa ngo bavugirweho. Buri kintu cyose rero nk'icyo gitekerezo kigira aho gihera. Twabonye ari umutegarugori semboro w'ubutwari, ubutwari ndetse wavuga uti n'abagabo batashoboye cyangwa batashobora nk'uko wabikora, nk'uko yanabyiyemeje. Ndumva wavuga uti niwe watangiye, noneho tumwitira uwo munsi, ariko bitatubujije kwibuka n'abo bandi bose bavuze ba Mushayidi, bari abanyamakuru nabo bashaka gutaka ibitekerezo byabo. Ntitwakwibagirwa Bernard wahimbye ishyaka, we yakoraga politiki imbera kuri riremerwa, ariko inshuro amaze kunyura mu gihome ni nyinshi azira nawe ibyo bitekerezo atanga. Nguko rero ukuntu Ingabire ari
ari nk'umuntu uhagarariye abo bose, noneho izina rye atwemerera ko umuntu yarikoresha, ariko mu by'ukuri dushaka gutekereza abo bantu bose. Mbese usibye ko uwo munsi uriho izina rye, ariko ubundi ntabwo ari uwe wenyine yihariye, mwawushyiriyeho nabo bose? Abo bose turabibuka, ari abagiye bazira ako karengane ko kugira ngo bakore politike, ari abo bose bafunzwe kubera ko batanze opinion zabo. Reba aba banyamakuru bose bari kugenda bashyiramo, hari abari bari kuvugira abari abantu bari kurengana, hari uwitwa Hassan uhezemo n'ubu ngubu, mu by'ukuri yaravuze ati ngewe nzavugira abaturage iki akababaro kabo. Ndumva ubwa nyuma bamufata yari muri kiriya kibazo cy'abantu bari muri kariya karengo kabaniyahe kikivugwa n'ubu ngubu, ariko yaravuze ati nzakomeza mbavugire mpaka. Ahezemo umunyamakuru wari uri mu muravumba avuyemo vuba nawe. Donc Ingabire Day ni ukwibuka abo bose rwose bagaragaza ubutwari mu kugira ngo ni umubavu ushaka kuvuga ngira ngo umuravumba we bamwishe umubavu witwa Theoneste. Umuravumba nari nibagiwe umuravumba wari umunyamakuru, ntabwo wibeshye rwose, ntabwo bigiye kure, kuko ikinyamakuru umuravumba cyabayeho, cyayoborwa n'uwitwa Hakizimana Polos, barasiye azira nawe ibitekerezo bye yatangarizaga muri icyo kinyamakuru. Bamurasiye i Nyamirambo aho yari atuye rwose, nari mpari nageze ku murambo we, nabyo birababaje. Ntabwo rero umuntu yavuga abafunzwe n'abatotezwa ngo yibagirwa ahubwo n'abishwe, aricyo bakorewe ahubwo gikomeye cyane. Ntabwo rero navuga ko wibeshye nyine uvuga umuravumba, ariko nabyo bigiye muri icyo cyerekezo. Urakoze cyane kutwunganira, kuko nabo ngo bo bapfuye bose bazira ko karengane, n'abari bari muri FDI ikiriho bwa mbere, Ingabire atarakiraho Dalpha, hari abishwe nabo bazira ako karengane, abo ba Boniface bazimiye. Abo bose uwo munsi wagiyeho nuwo kugira ngo batazibagirana, nuko umuntu yabivuga. Urakoze cyane bwana Leo Ruhungira, nagira ngo nkubaze ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza akomeza kuvuga ko we aharanira impinduka zabaho mu mahoro, ko akomeza gutanga umurongo we, ndetse ko yaretse n'ishyaka yari arimo rya FDI inkingi, agafungura noneho iryihariye riri mu Rwanda, aho abo bayobozi bari ku butegetsi bari, kugira ngo arebe yuko, niko nibaza, ko yagira ngo arebe ko bamushira amakenga, kuko nubwo bamufunze bakanamufungura bakomeza kumwitirira ibitekerezo ngo bishobora guhungabanya igihugu n'ibikorwa bihungabanya igihugu. Kuki na n'ubu ngubu batamugirira icyizere, kandi ari ahagaragara, aho bareba, aho bageze intoki, aho bageze amaso, aho bageze umunwa, akababwira ibitekerezo bye, akababwira umurongo we, ariko n'ubundi ukabona batamushira amakenga. Wowe ubitekerezaho iki bwana Ruhungira Leo? Urakoze. Icyo mbitekerezaho, hari ahantu uvuze nagira ngo ngarukeho, uvuga ngo baramufunze baramufungura. Nge mbona atari byo, abantu benshi niko babivuga, ariko nge mbona atari byo. Nge mbona baramufunze bamwimuriye prison, kuko ntabwo bamufunguye, kuko n'ubu ngubu baracyafunze. Ubu nta burenganzira afite bwo kuva mu Rwanda. Ahora yitaba buri munsi cyangwa se buri cyumweru kuri polisi. Igihe polisi imushakiye iraza ikamutwara, ikaza igatwara ibintu bye. Uwo muntu aracyafunze n'ubundi, ntabwo yafunguwe. Kuba yarakoze rero irindi ishyaka rye rindi ryitwa Dalpha, ntabwo ndi umuyoboke wa Dalpha, nta nubwo ndi umuyoboke wa FDI. Ibyo ni ibibazo, ni uko umunyapolitiki akora, afite imiyoboro akoreramo, akavuga ati uyu muyoboro ni mwiza, impamvu ufashe ibi ngibi, impamvu ufashe uyu muyoboro ni ibi ngibi, arabisobanura. Impamvu mvuye muri uno muyoboro nkajya muri uyu nguyu, nabyo akabisobanura. Ibyo rero mbona ni uko akora politiki. Uko akora politiki nge ntabwo nabyivangamo, ni politiki ye, afite abayoboke, afite n'ukuntu ayikora. Nge icyo ndeba uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ariko se nyine kuki ubwo burenganzira bwo usanga atabuhabwa
ngo yizerwe kandi akomeza kugaragaza ibitekerezo bye ko ntaho bihungabanije igihugu n'imigendekere neza myiza yacyo n'umutekano wacyo, ariko ukaba usanga n'ubundi bakimutoteza. Ngira ngo urabizi ko vuba aha ngaha bamuteye iwe bakamusaka bakamutwara ibikoresho, ndetse na bagenzi be nk'uwo twavugaga mu kanya Bernard Ntaganda, Maître Bernard Ntaganda. Kuki batamwizera kandi abagaragariza yuko yifuriza ikiza abanyarwanda mu mahoro? Kuki abari ku butegetsi batamwizera bagakomeza kumutoteza no kumukurikirana? Aho ngaho niho hari ikibazo, kuko turi kuvuga ku burenganzira n'ubwisanzure bw'umuntu kugaragaza ibitekerezo bye. Kuki batamwizera ngo bareke ibitekerezo bye abigaragaze mu mahoro no mu bwisanzure? Ubona impamvu yaba ari nk'iyihe? Impamvu batamwizera biroroshye, nuko mu Rwanda umuntu utari mu muyoboro wa FPR, umuntu uvuga ibibi FPR ikora wese, FPR iramurwanya. Nuvuga ko Ingabire nubwo bamwimuriye prison bakamujyana iwe bakamufungira iwe mu rugo, ntihandi ntabwo yacicitse. Ni nabwo butwari bwe, ntiyacicitse, yakomeje kuvuga ikitagenda neza. Umuntu wese utunza agatoki ikitagenda neza mu gihugu, kitagenda neza mu buyobozi bwa FPR, FPR iramufunga. Ntabwo rero bashobora kumwizera kuko atigeze yoboka FPR ngo avuge ibya FPR, ngo yerekane wajya avuga buri gihe ko FPR ikora ibintu byiza. FPR ikoze ikintu cyiza arakivuga, ariko nikoze ikintu kibi nabyo gitunga agatoki. Ngiki cyazira, azira kuvuga ukuri, azira gutunga agatoki aho bakora nabi. Kandi nawe urabizi ko umuntu wese ugize icyo akora, utunze agatoki aho FPR ikora nabi, arabizira wese. Hari akabazo bingejejeho, none se ko hari abandi bantu bakora politiki hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda bavuga ngo ntabwo bari muri FPR, FPR ikabarekera ubwisanzure bwabo, ndetse bamwe ikabashyira mu butegetsi bagasangira ubutegetsi. Wumva hari igihe itandukanirizo ry'ibitekerezo bya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza utagiyewe na mu bya politiki, ariko kuki ibitekerezo bye babivangura n'iby'abandi bashyira mu rwego rwa FPR ndetse bakanakorana? Kandi urebye ugasanga ibitekerezo bya Victoire Ingabire nabyo bihuye n'ibyabo ngabo, bavuga nyine ko nabo ngo batavuga rumwe na FPR. Ese harimo ukuri muri ibyo bintu, ibyo bitekerezo byabo ko bavuga ngo bo ntibari kumwe na FPR, ntibari mu murongo umwe na FPR, na Madamu Victoire Ingabire nabo bakavuga ko batari kumwe, bose ko baharanira amahoro, ko baharanira kubaho kwiza kw'abaturage? Kuki FPR itabafata kimwe? Aho ngaho ubona hatarimo ikintu kidahura? Aho ngaho ikintu kirimo ni rya tekinika rya FPR kugira ngo bakoze ikintu cy'ishyirahamwe ry'amashyaka, kugira ngo bakwemere ishyaka ryawe rigomba kujya muri iryo shyirahamwe ry'amashyaka yabo. Iryo shyirahamwe ry'amashyaka rero yabo ni FPR iriyobora. Ni ukuvuga ko iyo winjiyemo wawemera ibintu bya FPR. Ayo mashyaka yandi uvuga ari kumwe na FPR, kandi avuga ngo ntabwo ari kumwe na FPR, ni ibintu byo gutekinika, ni FPR gikomeza. Ni bya bindi bita les partis satellites. Ni amaparti ya FPR ikoresha ikavuga ngo ni irindi shyaka, kandi ari FPR ikora. Kuko abantu batavuga rumwe na FPR ntabwo ibemerera gushinga amashyaka. Kugeza ubu nta shyaka ryemewe mu Rwanda bemereye ko ari ishyaka rirwanya ubutegetsi buhari, rivuga iby'ubutegetsi bubi ubutegetsi buriho bibi bukora. None se amashyaka ari kumwe na FPR wari wumva avuga ati dore icyo iki ngiki FPR ikora nabi? Nta namwe babivuga. Kandi iyo bari kuvuga buri gihe bavuga FPR, ntabwo wajya bavuga ngo wajya wumva ngo hari, njya numva ngo harimo PSD, harimo PR, harimo ishyaka rya Green. Ayo mashyaka ujya yumva bayavuga?
ujya yumva ayo mashyaka avuga ati ibi ntabwo tubyemera na FPR, ibyo twemereraho ni ibi ngibi, ibi ntabwo tubyemeranywaho. Ngiye impamvu ni uko ayo mashyaka ari muri cya kindi bita, sinzi uko bakita, bavuga ngo ni ikibumbiye amashyaka hamwe. Amashyaka yose arimo ni amashyaka ari mu kwaha kwa FPR. Amashyaka atari mu kwaha kwa FPR rero ntabwo bayemerera. Niyo mpamvu n'ibyo Ingabire avuga, ni mpamvu Ingabire nawe batamwemera, yuko batamwemera ibyo avuga buri gihe. Bakaza bakayamubwira bati ibi bivuga ntabwo ari byo, bakamujyana bakamufunga, bakamujyana bakamwiriza kuri sitasiyo ya polisi, bamubaza ibyo yavuze byanditse biri aho ngaho yabivuze ku mugaragaro. Kuko harimo urujijo iyo umuntu abona nawe rwose yashyiramo ingufu nyinshi zo kugira ngo, ndashaka kuvuga Madamu Victoire Ingabire, ashyiramo inyungu nyinshi zo kugira ngo asobanurire abanyarwanda, asobanurire ari ku butegetsi ibitekerezo bye, ukuntu biharanira amahoro, ukuntu biharanira imibereho myiza y'abanyarwanda, akabitangaza akavuga ati ngewe niteguye rwose gutanga ibimenyetso byose bigaragaza yuko ngewe ndi umuntu w'umunyamahoro. Hari ugasanga n'ubundi icyo cyizere atakibona. Biradutangaza, ariko hari abantu bagombye nabo kugaragaza amajwi yabo mu kuvuga yuko abantu batabona uburenganzira buhagije bwo kugaragaza ibitekerezo byabo. Mwebwe nk'ubu muje kuri radiyo, mwagiye no ku yandi maradiyo cyangwa se n'ahandi mubigaragaza muti Madamu Victoire Ingabire Umuhoza arabuzwa uburenganzira bwe, Deo Mushayidi yabujijwe uburenganzira bwe, ntibikwiye. Mukagira ubwo butwari mukabivuga. Mutekereza iki Bwana Mpirwa Sylvestre, aba ari we wenda tubibaza, utekereza iki ku bantu bagenda bakicecekera babona abandi bagenzi babo bavutswa ubu burenganzira bwo kugaragaza ibitekerezo byabo, bo ugasanga nta kintu bibabwiye, cyangwa se nibura ntibagaragaze ubushake bwo kuvuga ngo baharanire cyangwa se bamagane ababuza abandi uburenganzira bwabo bwo kugaragaza ibitekerezo? Hari abantu baceceka, cyangwa se ese icyo gihagararo cyabo ubona wagishyira mu ruhe rwego? Urakoze Simponga kumpa ijambo. Mu by'ukuri urebye icyo kibazo cyawe kirimo ibice byinshi. Hari abantu benshi mu by'ukuri bakurikirana ibibera mu Rwanda, noneho bagasa n'abacitse intege. Imyaka ishize ukurikije urusanga imaze kuba myinshi, abenshi amashyaka yabayeho aragenda amwe asenyuka, andi abaho, andi acikamo ibice, ariko abanyarwanda bagendaga bayayoboka bafite icyizere ko hari kizahinduka, hari abacika intege. Ikindi cyiciro ni icy'abantu wavuga bagira ubwoba. Burya nta muntu ubaho utagira ubwoba, nk'uko na bandi bose babivuga bakoze politike, yewe na Madame Ingabire. Ubwoba ni legitime, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda cyiza, ariko ifo kumenya uko umuntu abukoresha. Icyo cyiciro rero cy'abafite ubwoba nacyo kirahari. Hari abandi rero bakoresha ingufu zabo kugira ngo nabo bitangire rwose ko amahinduka abaho, kandi bakabikora wenda ku buryo butagaragara, ariko bagatera inkunga ababishoboye. Aya maradiyo yanyu ariho rwose, nta munsi w'ubusa mutabasaba kwitabirira kuyashyigikira niba bo ubwabo badashoboye kuza kuyavugiraho. Kuko niba natwe atubonye tuvuga cyangwa se twarashyizeho amashyirahamwe aho dutuye mu bihugu turimo, tukaba twitanga tukavuga tuti tugiye kugaragara, tuvuga ibyo dutekereza, dutanga umusaruro wacu directement ku banyarwanda babikeneye aho bari hose, ndumva nabyo twabyita ubutwari rwose. Hari abatagera aho ngaho rero, ariko no mu by'ukuri bari inyuma, bagomyeze gushyigikira n'abandi babiri imbere y'abandi. Nibyo nawumye mvuga nti hari abajya ku isonga, hari abandi bemera gukorera inyuma, ariko hari n'abagira ubwoba.
ubutwari bwa Ingabire rero nuko yavuze ati mushirike ubwoba mwese, twese duhagurutse ubwoba bugashira, ari abari mu Rwanda ari abari hanze. Nta gushidikanya ko mu Rwanda kubahiriza ikiremwa muntu, kutaziza umuntu akarengane ngo yavuze ibyo atekereza byashira, kuko Ingabire aduhamagarira ni ukugira ngo abategetsi bumve yuko bagomba kubahiriza itegeko. Mu Rwanda hari amategeko, itegeko nshinga ariyo ryibanze, ariko nta munsi w'ubusa atavuga ati bararyica barireba. Ni ukubera iki? Icyo tugomba gukomeza gushingiraho ni iki? Ni ukumvisha abaturage ko ubutegetsi ni ubwabo, ubutegetsi ni ubw'abaturage, nibo babushyiraho. Icyo gihe rero bagomba no kugerageza kubugenzura ku buryo bugomba kubahiriza itegeko bitoreye bashyizeho, ntihagire uryica. Nuko konyine tuzagera ku Rwanda buri wese yifuza. Ngibi byonye numvise mu byo turimo. Abantu nk'abariya nka Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, impamvu mbashima nkamwe muvuga muti reka tumushyigikire, dushyigikire n'abandi baharanira ku ubwisanzure bw'ibitekerezo, umuntu ntazire ibitekerezo bye byaba ibya politiki cyangwa se ibindi. Nuko twibaza ko abantu bagombye kuba muri urwo rugamba benshi batagaragaramo. Hari nk'ubwo wumva mu Rwanda bavuga, ugiye kureba ku rutonde rw'imiryango idaharanira inyungu, ukareba ku rutonde rw'imiryango iba mu Rwanda ivuga yuko iharanira ko abantu bisanzura uburenganzira bw'ikiremwamuntu, usanga urwo rutonde ari rurerure. Umuntu akibaza ati ese abo bantu badahaguruka nka buriya ngo bavuge bati Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, ibyo bintu byo gusakwa buri munsi, ibyo bintu byo guhamagazwa kuri za RIB, gutotezwa, kwicirwa abanyamuryango, gutukwa, muzi ibitutsi nk'abantu nka Bahati Mudahiro bavuga ko bavugira leta, bamutuka, bamusebya, ariko ugasanga iyo miryango abo bantu bakagombye kuhaguruka ngo bazamure ijwi babyamagane ntacyo bavuga. Baca umugani ngo si n'umugani, ariko burya iyo utarwanije ikibi ni uko ugishyigikiye, kandi nta wavuga ko ibyo bintu ari byiza kutoteza abantu bazira uburenganzira bwabo. Hari ingero nyinshi mushobora kuba mwenda mufite mwaduha, ariko ibyo bintu mubona sosiyete nyarwanda abantu nk'abo, mubona hatarimo ikinyoma ku bantu nk'abo, kuri imiryango nk'iyo ngiyo ivuga ko iharanira ibi, ikora biriya, ariko mu gihe cya ngombwa, mu gihe wari ukwiye kubona ibikorwa byabo ntubibone. Sinzi niba Leon Ruhungira hari icyo abivugaho. Wafungura mikoro yawe mbere yo kuvuga, ntabwo tukumva. Urakoze Simpunga, nari nibagiwe gufungura mikoro. Icyo nabivugaho ni uko imiryango nk'iyo ngiyo iri mu Rwanda ntabwo wayirenganya, kubera ibyo mu kanya umbajije amaje kuvuga ati hari abantu bagira ubwoba. Abantu bari mu Rwanda burya kuvuga ni ukwihara, kuko ubutegetsi bwa FPR uko bumeze, iyo utarigise, iyo batakurigishije barakwica, batakwica bakagufunga, batagufunga abantu bawe bakabamerera nabi. Aho mujya mubona abantu benshi bagiye baburirwa irengero batazi aho bari, no gufunga batazi aho bafungiye, kuko za prison zirazwi, ariko hari izindi prison abantu batazi batanavuga, kuko kugira ngo uzivuge nuko ubuzizi. Turabona tuyari prison tutazi, hari abantu bafungirwa mu mago. Mashyirahamwe rero arengera ikiremwa muntu, arengera ko umuntu yagira ijambo, arahari mu Rwanda, ariko bayafunze umunwa ntavuga. Ntabwo bayafunze umunwa gusa, bayafunze n'amaboko. Urashaka kuvuga ko nayo iyo ashatse kurengera uburenganzira bw'abantu nk'abo ngabo babubuzwa, nayo noneho abuzwa nayo ubwayo bwo kuvuga, kuvugira abantu. Nabo ubwabo ntibavuga. None se bajya kuvugira abandi ubwo badashobora kwivugira? Mu Rwanda nigeze kuvuga kera nti mu Rwanda hari amoko abiri. Hari ubwoko bwa FPR
hakaba n'ubwoko bundi bw'abanyarwanda. Ngaho amoko asigaye mu Rwanda, uyu uri muri FPR uba ufite uburenganzira abandi badafite. Nuko ayo mashyirahamwe rero iyo ari muri FPR akorera FPR, akora ibyo FPR ayitegetse, akora ibijyanye na FPR. Iyo atari muri FPR aba ari aho ngaho, ariko nayo nta kintu avuga, nta kintu akora, nta kintu yakora. Niyo mpamvu twe turi hanze dufite uruvugiro, twe tudafite ubwoba ko umuntu aza kudutwara nijoro. Nk'ubu iyo ngeze iwanjye nshobora kudakinga urugi nkaryama ngasinzira, ariko umuntu uri mu Rwanda ibyo ntibibaho. Twe rero turi hanze twe tugomba guhaguruka bwa mbere tukabamara ubwoba. Nabo harimo abashize ubwoba kubera ko urabona nka Ingabire arahari, afite abantu bagenda, afite abayoboke, ba Ntaganda barahari, bafite abayoboke, barahari bafite ubwoba, ariko barahari bakora, nubwo bafite ubwoba ariko bakora, ariko nta kintu kinini bashobora gukora gikomeye. Ariko kuba bahari byonyine birahagije, biduha imbaraga. Natwe turi hanze tukavuga tuti aho mu Rwanda niba nubwo tuvuze ibintu, mu Rwanda hari abantu bahari babyumva. Ikintu kibuze mu Rwanda ni uwo mwanya wo kugira uburenganzira bwo kuvuga ibyo ushaka no gukora icyo ushaka kigeza abandi imbere, kirenganura abandi. Uwo mwanya nuboneka ibintu bizajya mu buryo. Umwanya nuboneka abantu abataravugaga bazavuga, abatarageraga icyo bakora bari bafite ubwoba buzashira, batangire bakore. Icyo turwanira rero ni ukugira ngo uwo mwanya uboneke. Ni umwanya wo kugira ngo bafungure imiyoboro ya politike, abantu bavuge ikiri ku mutima wabo, abantu baganire n'abandi, bavuga ibyo babonye, bavuga ibyo bazi, bavuga ibyo bashaka. Ngicyo turi kurwanira. Icyo kintu cyo kudashobora kuvugira abandi bavutswe ibitekerezo, uburenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo byabo nabo kituganishije ku itangazamakuru. Mu Rwanda itangazamakuru wenda hari iyo twashyira ku ruhande rya leta, ryo navuga ko rihabwa imfashanyo na leta, rishyirwamo amafaranga na leta, ahari wenda ryo rishobora kwitwararika gushyigikira abadafite ibitekerezo bimwe n'ishyaka riri ku butegetsi. Ariko hari ibindi binyamakuru byinshi cyane, dore ko u Rwanda rugaragaza iyo sura cyane, ngo rufite uburenganzira ngo rutanga uburenganzira ku bantu bwo kugaragaza ibitekerezo byabo, kubera ko hari ibinyamakuru byinshi byafunguwe, hari amaradiyo menshi, ariko wajya kureba umusaruro wabyo mu byerekeranye no kugaragaza ibitekerezo bitari ibyo mu murongo w'ishyaka riri ku butegetsi, ugasanga uwo musaruro ari muke, kandi ibyo binyamakuru bivuga ko ari byinshi, n'abo banyamakuru ari benshi. Ese aho uravuze uti turi hanze turajya tuvugira abantu. Ngira ngo abo mwari gutangiriraho muvugira akarengane cyangwa se no gutinyura, nagira ngo wenda mwahera mu itangazamakuru. Gutinyura itangazamakuru numva ari ikibazo gikomeye cyane, kuko burya itangazamakuru baryita ubutegetsi, urwego rw'ubutegetsi bwa kane, bagereranya n'ubutegetsi nyubahirizategeko, ubutegetsi nshingamategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Bakavuga ko itangazamakuru naryo rishobora kuba ari urwego rw'ubutegetsi rwa kane, kuko iyo rifite ingufu, ibyo rushyizemo ingufu akenshi birakoreka, kandi ryo iyo rikozwe neza rikaba itangazamakuru ry'amahoro, rishobora guhindura ibintu nabyo n'ubundi mu mahoro. Mu Rwanda rero urwo rwego rwa kane dusanga ruriho rutariho. Ngira ngo ese ibyo wari uvuze Bwana Ruhungira Leon, usanga itangazamakuru ridafite uburyo ryakagombye kuvugirwa. Bwa mbere ni ukuvugirira abavugizi. Urebye mwagombye kuritabariza kurusha mbere yo gutabariza abo bandi, ryakagombye naryo kuba ritabariza. Urumva ko bibaye umurongo w'abatabarizwa, kuko iyo umurwayi arwaye wagomba kumurwaza nawe akarwara, noneho hagomba kuboneka undi muntu wa gatatu. Ngira ngo ariyo mwebwe mwagombye kureba uburyo iryo tangazamakuru
ryagarura ubuyanja, ubona atari ikintu cyagombye gushyirwa mu bikorwa? Itangazamakuru ryo mu Rwanda mbona rigenda rijya imbere rwose. Ubu ngubu iyo usomye ukareba uko bakora, ukareba ibyo bavuga, ubona rijya imbere, nubwo ubutegetsi buriho bugerageza kubusubiza inyuma no guhagarika itangazamakuru kurisubiza inyuma. Ariko burya iyo ufunguye akantu gatoya, ufite nk'amazi ugafunga, ushobora gufungura gatoya ukibwira ko ari gato, ariko ntabwo ushobora kugakontorora ngo umenye aho akantu gato kajya. Bafunguye akantu gatoya rero, ariko abanyamakuru banyuze aho hantu, bamaze kubona yuko kutavuga ukuri ntacyo bizabamarira, kuko ntuvuga ukuri, ikinyamakuru cyawe nta n'ucyumva. Kuko kugira ngo ikinyamakuru cyawe bacyumve ni uko uvuga ukuri, kuko n'abanyarwanda bari mu Rwanda bakeneye ukuri. Ubu rero hagiye havuka abanyamakuru benshi bavuga ukuri, bagerageza kuvuga ukuri. Ntabwo barakuvuga ukuri kose guhagije, ariko nibura baragerageza bakuvuga bigengeseye. Hari nayo mpamvu mu bo turwanira harimo abanyamakuru benshi bagiye bafunga. Twibaza tuti kuki mufunga kanaka? Umunyamakuru bafunze ejo bundi ni uriya Cyuma Hasani, tuti uwo munyamakuru kuki afungwa? Kandi agafungwa kubera yuko atanga amakuru yabonye, yerekana akababaro k'abaturage. Nibyo bamufungiye, nibyo tuzi bamufungiye. Na n'ubu ntabwo baravuga ikintu bamufungiye cyiza kimenyekane duti yafungiwe iki. Rero mbona yuko abanyamakuru ntabwo twavuga yuko bose bafunze. Ubutegetsi bwo mu Rwanda bufite abanyamakuru babwo bafungiye muri ubwo bunyamakuru bwabo bw'ubutegetsi buriho, ariko hari n'ibindi binyamakuru byigenga bigenda bivuka, kandi wabireba kuko ugasanga birigenga. Nabo turakomeza tukabavugira rero kugira ngo havuke n'abandi benshi, kugira ngo amakuru abashe kugera ku bandi bantu. Kandi urabona ko kugeza muri iki gihe ubona nabo baratotezwa. Reka muri iyi minsi ishize hariho inkuru y'uwitwa uriya Karasira Aimable, uvuga ko atari umunyamakuru w'umwuga, ariko ugaragaza ibitekerezo bye abinyujije ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube channel ye. Noneho baramwibasira, muzi ko bamwirukanye ku murimo ku mpamvu zo kugaragaza ibitekerezo bye. Arenganyirizwa kuba agaragaza ibitekerezo bye. Hari abandi nabo barafinda bagiye we ni umunyapolitiki, atotezwa n'iryo shyaka rimujyana ngo mu nzu ivurirwamo abantu barwaye mu mutwe. Ibyo bintu byose ni gutoteza abantu. Bakagombye kuvugira abandi. Ni ukuvuga ko umurongo umaze kuba muremure, abagombye kuvuga baratotejwe, abagombye kubavugira baratotejwe. Nk'uko babivuga guti wenda abari hanze nimwe mushoboye nimwe muri kure yo gutotezwa, nibyo. Ariko rero ahangaha ikibazo mfite, nibyo muri hanze, ese mwumva mufite ubushobozi ki? Hari ingamba, hari za strategy mushyiraho zituma urugamba rwanyu rwo kuvugira abo bantu rwaba rwagera ku musaruro? Kuko iyo uri hanze uba uri hanze. Hari wenda n'ibibazo mufite za strategy, hari izo wenda kugira hano, ariko ndagira ngo mbaze, mufite amashyirahamwe, mufite ibyo mwadutangariza muvuga muti dufite strategy zo gushaka imbaraga kugira ngo abo duharanira babe babona umusaruro w'ibyo dukora kandi muri hanze. Ese izo hari strategy zihariye? Strategy, kuvuga ngo umuntu afite strategy yo kugira ngo arenganure abo bantu, strategy ya mbere ni ukubivuga d'abord kugira ngo abantu babimenye. Niyo ya mbere, kuko ntabwo wajya kurenganura umuntu utabivuze. Strategy dufite turi hano hanze, ntabwo turi mu Rwanda ku buryo twavuga ngo turajya kubwira FPR ngo nikore gutya, ariko nk'aho turi hano hanze
u Rwanda rufashwa n'ibihugu byo mu mahanga. Ikintu dukora nk'intanga tubwira abaturage tuti mubwira abadepite banyu basabe yuko nibura amafaranga bohereza mu gihugu basabe ko u Rwanda rugomba kubahiriza ikiremwa muntu. Ibi muri strategy za mbere, kuko u Rwanda abanyamahanga badafashije u Rwanda kugira ngo ruzazamuke rwonyine biragoye, kandi u Rwanda rukeneye n'amahanga kugira ngo babashe kubaho. Tugumye mu Rwanda twenyine ntacyo twazageraho. Ese mugasaba yuko izo mfashanyo ziherekezwa n'igitutu cyo kugira ngo abafite ibitekerezo bashaka kubigaragaza kugaragaza mu gihugu babigaragaze mu mahoro, bo gukurikiranwa kubera ko bavuze ibyo batekereza. Ibyo ngibyo nibyo dusaba, tugenda dukora za kampanye zo kubwira abaturage b'inahangaha, zo kubwira abadepite b'inahangaha, tukabandikira tukababwira tuti ibyo bintu ni mu bisabe leta y'igihugu, leta y'u Rwanda ibyubahirize. Niho duturuka, turahazi, dufite tukabaha ingero z'abanyamakuru babura, tukabaha ingero z'abakora politike barigisa, bafunga, barenganya, tukabwira tuti mubabaze, mubabwire nibura bubahirize ko abo bantu babasha kuvuga ibyo batekereza. Reka ngire akabazo nyine tukiva kuri izo strategy, ngira akabazo mbaza mugenzi wawe Mpirwa Sylvestre. Bwana Mpirwa Sylvestre, izo strategy muziha ngufu ki? Ese mufite uburyo mubonana cyangwa se muganira cyangwa se mwishyira mu mashyirahamwe kugira ngo muharanire izo nyungu cyangwa se imbaraga zanyu zishyirwe hamwe, ijambo ryanyu rigire uburemere kurushijeho, kugira ngo mugire imbaraga abari hanze, mubigenza mute? Urakoze Simpunga. Mu by'ukuri ibyo uvuga nibyo, kugira ngo duhe ingufu ibyo bikorwa dukora, duhurira mu mashyirahamwe. Nk'ubu hano mu Busuwisi ndi mu ishyirahamwe riharanira ubutabera, uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwa muntu n'amajyambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byose ntabwo ari njye njyenyine, ntabwo ari ishyirahamwe ryanjye njyenyine ririho, hari n'andi mashyirahamwe urayazi hariya mu Bubiligi, ndetse ubona hanini n'urubyiruko rumaze kubihagurukira rwose, ari ubiyemeje guharanira ukuri. Icyo bita ukuri. Watanze urugero rwiza rwa Karasira, wahishyizeho uriya muyoboro wo kuvuga ngo ukuri mbona, ukuri mbona. Ndetse ugasanga aho tugeze aha, u Rwanda wavuga uti ni abantu nabo baharanira guhotora ukuri. Buryo ushobora kwica umuntu, ariko kugira ngo uzice ukuri ni ikintu gishobora kugorana cyane. Niyo mpamvu wumva bari kuvuga nk'ari amashyirahamwe yitwa Jambo isigaye ari ishyirahamwe ry'urubyiruko. Aba bato bacu bari kujya mbere bavuze bati tugomba kumenya n'urundi ruhande tutigeze tubwirwa, tugerageze gusubira mu mateka yacu, noneho tumenye natwe ayo mateka uko byagenze, kugira ngo tubone uko twubaka u Rwanda rw'ejo. Ibyo rero nabyo wabyita ko ari bimwe mu musaruro twagombye kwishimira, aho ubona urubyiruko rutangiye kwitabira ibi bibazo by'u Rwanda kandi rukabikora n'ubuhanga tutari dufite kera. Ubu ngubu natinyuka kuvuga nti urebye uriya mwana Rore bari bahisemo mu Bubiligi, Ababiligi bati tubonye impuguke twebwe twiyemeje gufata ngo idufashe mu kwiga amateka yacu y'ubukolonize. Uriya mwana ni impuguke, azanye ubwenge. Ariko se twatunguwe n'ukuntu habonetse nanone abandi banyarwanda nge nakwita ko ari inkundarubyino, cyangwa se bafite n'ibindi bakurikiranye utamenya, bakamurwanya. Icyari gushimisha kubera ubumwe duharanira nuko twari kumva wenda n'ambasaderi w'u Rwanda mu Bubiligi abahamagara cyangwa yandikira Ababiligi ati murakoze, ati u Rwanda rubonye umwanya mwiza. Uretse ibyo rero bagiye inyuma bati hari ijambo, abandi bati se jambo mwashyize mu camanza, mwasanze hari icyaha muyirega cyayihamye. Reka da, ibyo nta bihari. Nuko rero ureba hirya no hino ugasanga n'ubundi intambwe iracyari ndende, ariko
wavuga ko ayo mashyirahamwe ari hanze aha ngaha agerageza gusobanurira aba banyamahanga bafasha u Rwanda, yewe nta nibanga ririmo. Iyo urebye ugasubiza amaso inyuma usanga ari nabo bashyizeho buriya butegetsi muri rusange. Ariko rero batangiye kumva mu by'ukuri aho kuri hasigaye kumenya neza uko bagomba kukubahiriza, noneho uburenganzira bwa muntu mu Rwanda nabwo bukakirwa kugira ngo demokarasi izashinga imizi kurushaho. Ibyo rero izo strategy dukoresha hano sinaguhisha ko zitangiye gufata rwose, kandi ko nidukomeza n'ingufu n'abandi bazaza bakadusanga ari benshi, ugasanga ibyo tuvuga biri gufata rwose, kandi tuzabigeraho. Murakoze mwembi rwose kuba mudusobanuriye intambara urugamba. Reka twere kuvuga intambara kuko hari bamwe ikanga, ariko kuba mudusobanuriye urugamba muriho rwo kugira ngo abanyarwanda bumve ukuri kandi baharanire ukuri. Ikindi kugira ngo leta nayo ibigiremo uruhare iborohereza. Reka noneho mbahe buri wese, turibwira tugana ku musozo, mbahe buri wese agahe ko kugira inama yagira abanyarwanda b'ibice bitandukanye kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe, kuko ubwo burenganzira n'ubw'ibanze nubwo umunyarwanda wese avukana, nako si umunyarwanda gusa, n'amasezerano mpuzamahanga abwemerera buri muturage w'isi ko abuvukana kandi akagomba kubusazana. Ndagira rero ngo urwo rugamba muriho musoze mugira buri wese ibice bitandukanye by'aba mushobora kugira inama, ibyo mushobora kubasaba kugira ngo ubwo burenganzira bw'ibanze bwa muntu avukana kandi yagombye gupfana bwubahirizwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka duhere kuri Bwana Ruhungira Leon. Murakoze Simpunga. Icyo nabwira abanyarwanda bari mu Rwanda ni ukurwanira uburenganzira bwabo, kuko uburenganzira bwa muntu ni wowe wa mbere wagombye gufata iya mbere ukaburwanira. Ndabizi ko hari ubwoba ko ubutegetsi buhari butabamereye neza, budatuma umuntu yinyagambura, ariko nibo ba mbere bari ku rugamba, nibo bagomba kurwanira uburenganzira bwabo. Ntabwo ari abanyamahanga, ntabwo ari twebwe tuzabazanira amahoro, nibo ubwabo bazizanira amahoro. Bagomba kubifata mu maboko yabo, ntibazategeze ngo ni abantu bo hanze, nibo ubwabo. Indi nama nagira ni abanyarwanda bari mu Rwanda bashyigikiye FPR, nabasaba kugerageza guhindura FPR, bagahindura uruhu rwayo, kuko ubu ngubu bifite uruhu rw'impyisi. Uheka impyisi yajya rikakurya. Kuba barimo ni uburenganzira bwabo, ariko kwihindura nabyo byagombye kujya mu nshingano zabo, kwihindura kugira ngo ibe nziza, kuko ntabwo FPR ntabwo bivuga ko ari ikintu kibi, ntigomba kuba mbi buri gihe. Bafite inshingano zo kwihindura ikaba nziza, ikumva abandi, igateza u Rwanda imbere. Nizo nshingano bafite. Numva aribyo kintu nasaba abantu bari mu Rwanda. Naho abanyarwanda bari hanze, icyo nabasaba nabo ni ukurwanira kugira ngo u Rwanda rugire amahoro, bakamenya ko mu Rwanda hasigaye abanyarwanda, hari abandi banyarwanda bashaka kugira amahoro. Kuba umuntu yaragize n'ahangaha akaba afite akazi agakora cyangwa akaba agashakisha akarya akaryama, ntabwo bihagije, kuko umuntu yagombye kugira iwabo. Umuntu utagira iwabo ntacyo bimumariye. Mu Gifaransa baravuga ngo nta umuntu udafite se racine en fait aba perdu. Natwe rero tugomba kurwanira kugira iwacu, kandi buri abanyarwanda dufite ikintu cyo gukunda u Rwanda. U Rwanda ni urwacu, ntabwo u Rwanda ari urw'abamwe, ni urwacu twese, ni urw'abanyarwanda bose. Twagombye kurwanira rero ubu ngubu ko abanyarwanda bose barugiraho umugabane umwe, bagira uburenganzira bumwe. Ntihagire abanyarwanda baruta abandi, ntihagire abanyarwanda bajya munsi y'abandi, ntihagire abanyarwanda bahezwa, kuko guheza niho hava ibibazo byinshi cyane. Murakoze, ndabashimiye.
urakoze nawe bwana Ruhungira Leo. Reka duhe ijambo Muhirwa Sylvestre nawe agire icyo yasaba cyangwa se yagiraho inama abantu bo mu bice bitandukanye bijyanye no guharanira uburenganzira bwabo bwo kugaragaza no gutanga ibitekerezo byabo. Bwana Muhirwa Sylvestre, ijambo ni ryawe. Urakoze Simpunga kuba mpaye ijambo kugira ngo nongere ngushimire cyane kandi nshimire mu by'ibanze abanyamakuru muri rusange. Ubutumwa bwanjye bw'ibanze ni ukubabwira ngo mukomereze aho, mugerageze guha ijambo abantu bose biyumvamo ko hari icyo bashobora kuvuga kugira ngo u Rwanda rwacu rube rwiza. Abantu bari mu Rwanda nakomeza kubabwira yuko icyiza ni ukuharanira ukuri. Burya nta kintu umuntu yavuga nko kumva azize ukuri. Ibyo ngibyo buri wese ashobora kubivuga, tinazize ukuri. Umuntu ashobora gupfa ariko ukuri numva ntabwo bazakwica ntibazakumara. Abanyarwanda rero mvuga muri rusange, kuko uhora n'ubundi abantu bari bampemuke ndamuke ntacyo bishobora kuzatugezaho. Buri gihe twese twige kureba kure yacu, n'igihe twaba tutariho uvuga uti nasize iki. Abandi nabwira n'abanyarwanda bari naha, hari igice numva ngewe kintera agahinda buri gihe iyo ubona nabo bameze nk'aba bantu bo kogeza, bashinzwe kogeza, ugasanga baracyari kuvuga ngo ikipe na Arsenal, batarigeze bamenya wenda ko na Liverpool ari ikipe kandi itsinda nayo ibitego. Icyo ugasanga ari ikibazo, ariko mu by'ukuri ari bya bindi byampemuke ndamuke nabo barimo. Nibagane rero amashyirahamwe yacu, bagane hirya no hino, nabo bemere kuvuga ukuri. Noneho amahanga niyumva tuvuga twese tuti dukeneye ko u Rwanda rutera imbere, bazumva yuko kunenga ubutegetsi buriho ntabwo ari ukuburwanya mu by'ukuri. Ni ugutanga inkunga, umusanzu wawe kugira ngo urebe yuko byakora neza kurushaho. Nibyo n'abariya bo muri opposition na Madame Ingabire ahora avuga ati ntabwo ndi kurwana n'ubutegetsi, njye ndi gutanga umusanzu wanjye ngo bakore neza. Inzira bafashe siyo yanjye, ariko barebe n'inzira yanjye bashyireho. Ingero zaha mu mahanga turi ziragaragara. Ntabwo umuntu avuga igitekerezo cye ngo bamwice, ntabwo avuga igitekerezo cye ngo bamufunge cyangwa se ngo azimire. Aya mahanga turimo, iyo mbonye abantu nabo bagenda muri iriya nzira FPR yashyizeho, numva binteye agahinda. Maze rero bose nidushyira hamwe, nta kabuza tuzakora u Rwanda rwiza twese duharanira, kuko u Rwanda ni urwacu, ni igihugu cyacu twese. Tuzarubanamo, nibemere nabo banenge bitagenda, banabivuge ku mugaragaro, ariko ntibagende ngo babe nk'abafana b'amakipe. Murakoze cyane. Mu ijambo wasoreza ku kantu k'inama wagira FPR kugira ngo ibyo bintu, uwo mwuka uri hagati yayo n'abatavuga rumwe worohe, cyangwa se uru rwikekwe rurangire. Inzira yabi yihe yo kugira ngo abantu bareke gutotezwa hagati ya FPR iri ku butegetsi n'abantu bandi bayibwira ibitekerezo bitandukanye bikunda ibintu byagombye gukorwa. Inzira binyuzamo kugira ngo iyo tension, umuntu mu Kinyarwanda umuntu yabivuga ko ari nk'amatati cyangwa se uwo mwuka uri hagati yabo batanya, warangira muri zihe nzira? Kuko bigomba kugira igihe birangira, uwo mwuka ukaba wakoroha, iryo totezwa ry'abatavuga rumwe nayo rikarangira. Byanyura mu zihe nzira, bwana Muhirwa Sylvestre, usoza? Ibyo nabwira FPR, inzira rwose iroroshye cyane, iroroshye, kuko niba kurikize imvugo bayigira ingiro. FPR ivuga ubumwe, nibakora ubumwe nyabwo. Ntabwo Kizito waburirimbye bagombye kurigita ngo agende gutyo kandi azira kugira ngo yigishe
abafashe ni nko kubunganira kwigisha ubumwe bw'abanyarwanda. Ikindi cya kabiri kigaragara ni ukubahiriza amategeko yashyizweho. Iyo niyo nzira nyayo yonyine ishobora gutuma iyo demokarasi izaho, ishobora gutuma buri wese yumva ayo mategeko. Itegeko nshinga ririho, niba bavuga ngo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo bye, biranditse, za artikle zirahari, niba byubahirize. Icyo gihe ubutabera buzakora neza, ubutabera buzakora butari kubuzwa kuvuga amategeko uko yanditse. Niyo mpamvu abantu batazajyanwa muri prison ngo nuko bavuze ibitekerezo byabo. Donc ikibanze no guharanira ubumwe nkuko babivuga, kandi nyabwo ubivuze ntibamuhitane, kandi bakongera bakubahiriza amategeko yashyizweho yabo. Ntabwo ari amategeko anoze, ariko rero niba nanditse baragerageze kuyerekana mu bitabo, ntibayagire ngo nayo bashaka kwereka abanyamahanga ngo babone ko nabo bayafite, ariko bayubahiriza uko ari mu nzego zose z'u Rwanda. Nguko ngewe inama nabagira. Umva rero reka tuyarekere hano, ngo aravugwa ariko ntashira ararekwa. Reka mbashimire, turangiza ikiganiro rwose mbashimira cyane kuba mwaje hano ku imbere ya kamera na mikoro za radiyo Urumuri, kugira ngo mutuhe urumuri rwanyu, murwongerere ku rwacu, murusheho gutuma urwa radiyo Urumuri rugaragara cyane, kugira ngo uburenganzira bw'abanyarwanda mu kugaragaza ibitekerezo byabo, uburenganzira, ubwisanzure mu kubitekereza, ubwisanzure mu kubigaragaza bwubahirizwe nk'uko ari amategeko y'u Rwanda, ari n'amategeko mpuzamahanga yemerera. Murakoze cyane rero, mbifurije ibihe byiza aho iwanyu, nizera kandi ko n'ubundi bitabaye ubwa nyuma muza kuri radiyo Urumuri, ko muzagaruka kujya mutuha uwo musanzu nk'uwo mutanze uyu munsi. Murakoze, mugire ibihe byiza aho iwanyu. Urakoze Aloys. Murakoze namwe Aloys, nawe ugira ibihe byiza. Ngo n'ubutaha, naho ubutaha. Urabeho naho ubutaha.